namenyanye n'umukobwa niga secondary school. Umukobwa atiga ari inshuti yanjye. Soje kwiga 2022 ambwira ko ankunda kandi yifuza ko tubana. Mubwira ko bidashoboka ko tutakundana kandi nta bushobozi mfite bwo gutunga umugore. Twakomeje kujya tuganira bisanzwe, akambwira ko ankunda, akambwira ngo nzamusure ngo turarane muri hoteli. Nabanje kubyanga. Umukobwa yarafite nyuma yaho ambwira ko azampa n'amafaranga, ndabyemera njyayo turaryamana. Ati yaje kubimubwira ko atagishaka kuryamana nawe kugira ngo atazamutera inda. Atambwira ko atazatwita afite uburyo yirindamo. Ati hashize ukwezi ambwira ko yabuze imihango. Mubwira ibyo uko ibyo bitandeba kuko namubujije kenshi. Umukobwa w'imyaka 33 mba muri Canada, mfite boyfriend afite imyaka 38 aba i Kigali. Tumaranye imyaka 8 twariganye. He shows me that he loves me, so kind to me. We are old enough. So, and my biological clock is clocking, but this guy never discussed about our future. So I feel like I'm dominating the relationship and I hate it. I want him to be in his masculinity energy. I'm also afraid if we get married, I will always have to tell him what to do, which is a big turn